Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite waraye wemeje umushinga w'itegeko nshinga wemerera perezida w'u Rwanda Paul Kagame gukomeza kuyobora igihugu. Ni ukuvuga nyuma yo kurangiza manda ze ebyiri mu mwaka w'2017. Eric Bagirubusa araduha ibindi bisobanuro birambuye. Kaba hatabangamiwe ibiteganywa mu ngingo 101 hitawe ku busabe bw'abanyarwanda bwabaye mbere y'uko itegeko nshinga rivuguruye ritangira gukurikizwa bushingiye ku bibazo byihariye u Rwanda rwasigiwe n'amateka mabi rwanyuzemo n'inzira igihugu cyafashe yo kuyivanamo ibimaze kugerwaho no kubaka umusingi w'iterambere rirambye. Hashyizweho manda imwe y'imyaka 7 ikurikira isozwa rya manda ivugwa mu gika cya mbere cy'ingingo. Ngira ngo niyo manda dushyizeho y'imyaka 7. Uwo ni Madame Donatille Mukabarisa ukuriye inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite avuga ku ngingo y'172 nyuma y'uko inteko ayoboye itoye 100% umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame abona amahirwe yo kongera kwiyamamariza gutegeka u Rwanda. Iyi ngingo iravuga ko nyuma ya 2017 Perezida Kagame arangije manda ze ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga uziyamamaza wese nawe arimo igihe hazaba yabyemeye azatorerwa gutegeka u Rwanda mu gihe cy'imyaka 7. Yarangiza akabona kwiyamamariza manda y'imyaka 5 yemejwe mu ngingo y'101. Abadepite ubwabo nta byinshi bayivuzeho, ariko mu kiganiro n'abanyamakuru nta numwe wagiye kure y'iyi ngingo. Barabaza impamvu abadepite bahisemo gushyiramo inzibacyuho y'imyaka 7. Iyo hariho ibihindutse ukurikije n'ibyari bisanzweho, kuko tuba tuvuga ngo itegeko ritangira gukurikizwa igihe ritangarijwe mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda cyangwa se rimaze gushyirwaho umukono na nyakubahwa Perezida wa Repubulika rigatangazwa mu igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo bya bindi byari guhita byiyapurika, ariko hari ibyo twashingiye, hari aho dushaka kugera. Niyo dufashe icyerekezo 2020 turashaka kuba middle income country. Hari ibipimo twihaye byo kuzageraho icyo gihe. Twifuzaga kuzakomeza muri uwo murongo, hanyuma igihugu cyamara kuba stable, cyamara kuba aho kugira aho tukifuza, hagatangira noneho ya manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro. Ingingo y'101 y'itegeko nshinga yo yabaye imbarutso ku guhindura itegeko nshinga. Rubanda rusaba ko yahinduka, yemera ko nta ugomba kurenza manda ebyiri ku mukuru w'igihugu, imwe ku myaka 7. Irigiye kuvugururwa hashyizweho imyaka 5 yongerwa rimwe. Gusa abaturage bo basabaga ko itegeko nshinga nirihinduka Perezida Kagame yategeka ubuziraherezo. Niba ubutegetsi butangwa na rubanda kandi ibitekerezo byabo bigomba kubahirizwa, kuki batemeje ko Perezida Kagame byagenda bityo? Iki nacyo umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yagitanzeho igisubizo. Nagira ngo nongere subiremo ko itegeko nshinga ridakorerwa umuntu. Itegeko nshinga rirafunguye ku banyarwanda bose. Uwabashaka kwiyamamaza kuyobora igihugu akajya imbere y'abaturage akabereka gahunda ye, bakabona barayishimye, akabakorera neza, afite uburenganzira bwo kuyobora igihe cyose akorera neza abaturage. Ariko ntabwo twakwibagiza ko n'abaturage batubwiye bati turamushaka, ariko ntabwo dushaka ko mufungurira abantu bose. Ntabwo rero twagomba gukora itegeko dushingiye ku muntu. Twagomba gukora itegeko icyambere cyo twifuza ko rizaba igihe kirekire, ritongera kuvugururwa buri kanya, kandi noneho rireba abanyarwanda bose. Ntabwo twarikoreye umuntu umwe, kandi nta naho bigaragara ko ari umuntu umwe twarikoreye. Ntabwo byashobokaga mu rwego rw'amategeko gukora itegeko nshinga turikorera umuntu umwe. Ukurikije uko uyu mushinga w'itegeko umeze, bisobanuye ko kuva mu 2017 Perezida Kagame akomeje kwiyamamaza yategeka u Rwanda kugeza mu mwaka w'2034. Nibyo rwose arayemerewe, ahantu hamwe twigeze tubuza uwashaka kwiyamamaza, kuko twavuze ko ibiteganywa mu ngingo y'101 bizatangira gukurikizwa nyuma y'iyi myaka 7 nyuma ya 2014. 2034 bishatse nta tegeko rimuzitira. Uyu mushinga w'itegeko umaze gutorwa n'abadepite ku mpuzandengo y'100% ugiye gushyikirizwa umutwe wa Sena niba wemeza bahite batora kamarampaka. Akabagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.